Twese tuzi uko bimera kwigana abandi ndetse n'indwara twanduye kera tukiri bato. Ibuka ba bana twakuranye muri quartier bagashaka kwigana ibyo babonye mu mafilime cyangwa ku bantu bakuru. Umwe muri twe ashobora kubaza umwana bakuranye wafashe umweyo akishwa arambura ku kaboko akica ibisebe kugira ngo bigishushanyo kidasibika, tatuwaje. Icyo gihe twumvaga ari ubutwari, gusa uyu munsi twasobanukiwe neza ko byari imikino y'ubwana. Benshi muri twe uyu munsi baracyagendana inkovu z'imyeyo ku mibiri yabo. Icyo gihe twari abana, ntitwitaga ku ngaruka cyangwa ku busobanuro bw'ibyo twakoraga. Ikibabaje ni uko uyu munsi iyi ndwara twakuranye yo kwigana yafashe indi ntera. Ubu ntitugikoresha umweyo n'amaraso ngo twishushanyeho, ahubwo turajya mu masitidiyo ahenze tugatanga amafaranga menshi kugira ngo badushyireho tatuwaje tuzabana nazo ubuziraherezo, ngo nuko twabonye umuhanzi runaka dukunda yifite cyangwa imwe mu nshuti zacu yazishyizeho. Nitwa Irumva Shadrack. Muri iki gihe turimo, benshi bakunze kwisanga bari gukora ibintu uko babonye abandi babikora. Turi mu gisekuru cy'abantu bakunda kwigana, twambara nk'abandi, tuvuga nk'uriya, ndetse tugatwara n'imibiri yacu nk'uko tubibona ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ku basitari dukunda. Ariko se kuki tubikora? Nutekereza neza urasanga hari igihe kimwe wigeze kubyuka ugafata telefone yawe ukajya kuri TikTok, maze ukabona abantu bari kubyina indirimbo nshya bizihiwe. Mu kanya nk'ako guhumbya ukisanga nawe uri kwifata video wigana ibyo bakoraga mu buryo utazi. Ibi ngibi umuhanga mu by'igamitekerereze John Baggy yabyise autopilot behavior. Mu Kinyarwanda ngenekereje bisobanuye imyitwarire nk'iy'indege idatwawe. Ni ryashyushyu uzagira igihe uzabona umukobwa mwigana yambaye ijipo ngufi, abanyeshuri bose bari kumubwira ngo afite amaguru meza, maze nawe mu buryo utazi ejo ukisanga uri ku mutayeri wagiye gucisha iyawe yarengaga amavi. Ibi ntabwo bihagararira mu myambarire gusa, kuko no mu bitekerezo ndetse no mu mvugo yacu bigeramo. Buri umwe muri twe inshuro imwe cyangwa ebyiri yigeze kwisanga ari kwigana imwe muri izi mvugo. Nta myaka 100, ibyo bintu byihorere. Ariko hari nashonje. Bigenda gute kugira ngo iyi ngeso yo kwigana ikure igere ku kwishushanyaho ikintu ku mubiri kidashobora gusiga nka tatuwaje, ngo nuko wabonye umuhanzi ukunda ayifite? Ukabikora utazi inkomoko ya nyayo ya tatuwaje ndetse n'icyo zisobanuye. Ese wigeze umenya ko tatuwaje ifitanye isano n'imihango n'imyizerere y'isi y'imyuka, cyangwa ko mu mateka y'Abaromani mu myaka 600 ishize tatuwaje ari ikimenyetso cy'abacakara? Uwashyirwagaho tatuwaje muri iyo myaka byabaga bivuze ko hari umutungo w'undi muntu runaka ubuzima bwe bwose. Umubiri utariho tatuwaje muri iyo myaka kandi byari ikimenyetso cy'uko uri umuntu wigenga. Tekereza kuri iki kintu. Imana yiza gushaka ko tunywa itabi, yari gushyira urwobo hejuru ku mutwe wacu imyotsi ikazajya isohokeramo. Kimwe nuko iyo ishaka ko tugira ibizinga ku mubiri nta kabuza yari kubidushyiraho. Tugiye kuva mu rujoro tumenye amateka n'inkomoko ya tatuwaje, amoko yazo, icyo Bibiliya zivugaho, ndetse n'ingaruka mbi zayo zidakunze kuvugwa. Wigeze wibaza utu umuti bakoresha muri tatuwaje ukora gute cyangwa uturuka he? Kumenya ibi byose biraza kudufasha gusubiza ikibazo kimwe kigira giti: kubera iki nakwiye kwishyira amashusho ya tatuwaje ku mubiri wanjye? Ikiganiro cyitwa Ukuri Gutsiritse. Ibikubiye muri iki kiganiro bisangwa mu bitabo birimo icyitwa The Philosophy of Tattoo, cyanditswe mu 2021 n'umuhanga muri filozofi John Miller. Icyitwa Tattooed Body, cyanditswe mu 1906 n'umuhanga mu igamitekerereze Erik Erikson, ndetse n'ikizwi nka Torah, gisobanura ibitabo 5 bya mbere bya Bibiliya biboneka mu isezerano rishya, ari byo Itangiriro, Kuva, Abalewi, Kubara no Gutegeka kwa Kabiri. Murakaza neza mu kiganiro. Reka tubanze dusubire inyuma mu mateka. Mu bwami bw'Abaromani bwa kera, tatuwaje ni yari uburyo bwo kwiyerekana nk'uko bimeze uyu munsi, ahubwo yari ikimenyetso cy'ubucakara. Abacakara n'abanyabyaha
bashyirwagaho ibimenyetso ku mubiri bitandukanye, bamwe bakandikwaho n'amagambo mu gahanga nka Fuji, bisobanura ko yagerageje gutoroka. Muri icyo gihe ni nk'aho umubiri w'umuntu wari igitabo cyerekana uwo ari we, atari ku bushake bwe ahubwo ku gahato. Umuntu udafite tatuwaje niwe wabaga afite agaciro gakomeye, yari umuturage wigenga. Ufite tatuwaje akagaragaza ubucakara cyangwa igisebo. Ariko uko imyaka yagiye ishira, ibintu byarahindutse. Uyu munsi tatu yabaye uburyo bwo kwigaragaza, uburyo bwo kugaragaza ubuhanzi, kwibukwa cyangwa kuvuga ngo iyi niyo njye. Tuzi abantu benshi bishyizeho tatuwaje z'amashusho y'inzoka za dragon, amagambo y'imivumo, urukanka rw'umutwe w'umuntu n'ibindi. Mbese byabivuze ko ibyerekana ubugome, kwigomeka cyangwa urupfu. Nzi abandi benshi bishyizeho tatuwaje z'amashusho atari mabi, ay'abakunzi babo, ababyeyi babo, utunyugunyugu n'andi magambo meza y'urukundo. Ese ibyo byerekana urukundo rwa nyarwo? Katugaruke ku bakundana. Niba koko ari urukundo rugutera gushyira tatuwaje y'izina ry'umukunzi wawe ku mubiri wawe, kubera icyo mutandukanye n'uwo mukunzi wawe uhita uyihinduzamo iyindi shusho? Cyangwa se kubera icyo ujya kuri stati ukandikaho amagambo ngo uruhu rwanjye ni urupapuro rw'amateka yanjye, ariko mfite ikaramu y'ejo hazaza hanjye? Reka tuvuge nk'urubyiruko rw'uyu munsi. Ushobora kubona inshuti yawe yashyizeho tatuwaje, ukabona abandi bayipostinze kuri Instagram, ukabona abakinnyi ukunda bayifite, n'izindi nshuti zawe zayishyizeho. Buhoro buhoro nawe ugatangira gutekereza uti kuki nanjye nayigira? Ariko ikibazo ni iki? Ese icyo uri kwifuza ni icyo wihitiyemo, cyangwa ni indwara yo kwigana iri kuguhatira kwisanisha? Bibiliya mu gitabo cy'Abalewi igice cya 18 umurongo wa 28 mu isezerano rya kera haratubwira hati, nimukagire icyo mwishushanya ku mubiri. Ibi mu gihe byanditswe ntabwo byari amagambo asanzwe, ahubwo byari uburyo bwo gutandukanya abantu b'Imana n'imigenzo ya gipagani. Mu mateka yo mu gihe cya Yesu, kwishushanya ku mubiri byari bifitanye isano n'imihango y'imyizerere ya gipagani. Hari ikindi kintu kibabaje cyane. Hanze hari abasore cyangwa abakobwa batishimiye uko basa, bumva nta gaciro bafite, bakavuga bati reka nshyireho tatuwaje, wenda bizatuma abantu babona ko ndi kuru, maze nanjye banyemere. Ariko nyuma y'igihe bikarangira basanze bameze nk'abari bari guta inyuma ya Huye, kuko ikibazo atari umubiri wabo, ahubwo ikibazo ari imyitwarire yabo yatumye batisanga muri abo ngabo. Hari ubwoko bubiri bwa tatuwaje: izigumaho iteka ryose n'izimara igihe runaka. Ariko ibi ntabwo bikuraho ingaruka mbi, nko kurwara indwara zandura ziturutse mu byuma bikata byakoreshejwe ku bantu benshi, ibibazo by'indwara z'uruhu bituruka ku miti itakugwa neza, n'ingaruka zishobora kumara igihe kirekire nko kubura akazi runaka. Abahanga bavuga ko tatuwaje ifata igitekerezo ugera mu isegonda rimwe ikagihindura ikirango n'ikimenyetso uzahorana ubuzima bwawe bwose. Nyamara isi turimo ihinduka buri munsi, ubwenge bwawe burakura. Ibyo wemera uyu munsi ejo bishobora guhinduka. Ibi si bivuze ko abantu bazifite ari babi, ahubwo ni ukubwira wowe ngo tekereza neza mbere yo gufata icyemezo, kuko isi ishobora kuguha uburenganzira kuri byinshi, ariko siko byose bikubera byiza. Njye nitwa Irumva Shadrack, mbaye ngushimiye cyane. Niba ugiye kwandika igitekerezo cy'icyo twazaganiraho mu kiganiro gitaha muri comment.